byaranye umwana umwe cyangwa se cyane turanabyara tutari dutandukana ndani n'iteje abantu ariko uziko uvuze ibintu by'abagore no gutandukana n'iki uziko akavuga kake batanyumva warozi ko ari abakire barara muri parikingi mu modoka kandi urumva kandi bafite ama etage benshi cyane impamvu ikora ni nizere ko nta muntu wanyumvise nawe hari uko twumva se ibingibi ko turi kwiganirira nyine nanone Mr. Birori on the mic with Mirenge original muramuzi neza cyane so uyu munsi ni ibyishimo byinshi cyane ku bakunzi ba Mr. Birori, ku bantu bakoze subscribe kuri Mr. Birori dukomeza no kubabwira abantu bakirayikora mwese mutegereje iki mukore subscribe mutegereje ko yese azana ngo muzakora subscribe mukore subscribe kuri Birori ubundi muri konti twikorera utuntu twacu twitwa hariya ratamire ngo Yesu ngazadusanga mu murwa ni mu murwa nyine birumvikana se azagera mu cyaro azanyurayo Yesu n'agenda n'igitaka Yesu ntajya agenda n'igitaka agenda kuri kaburimbo gusa mu mujyi no hari kaburimbo abo mu ntara ramuzi kuma mu ntara muze mu mujyi cyangwa mbike Yesu nawe muzabona ngo Yesu ngo ntabwo agenda mu muhanda w'ibitaro Yesu nubwo azigera agenda muri ziriya bisi zishyirwamo esase ntibishoboka Yesu ntagasaka mugende musakuriza cyane okay, uyu munsi ni umunsi mwiza, ni umunsi w'ibyishimo aho tugiye gutangira content yitwa Birori the Talk. Ni Birori the Talk, bari kuganira ku byinshi bitandukanye, tugagingo zimwe zibaho mu buzima tuba turimo nyine dukuru utuntu twinshi cyane ubu none nibwo twaza ubundi Birori the Talk. Ubundi uyu munsi turatangiye turatangiye kabisa. Dutangire cyangwa tubyihorere? Dutangire dutangire nese kudatwe tuzategereza Yesu kazaza twatangira man ariko dutangire none ntacyo dutegereje Yesu azaza ngo ni Birori the Talk mana we ntacyo dutegereje Birori the Talk ni content kuri Mr. Birori kora subscribe right now izira kuzabona byinshi cyane byiza ariko man ariko ngo umugabo ngo harya ngo umugabo ngo utagiye ngo mubyana nyine ngo utagiye ngo kurya ngo ifiri ntago ari umugabo nta bugabo bwiwe idage mbi cyane nkuko bibi umugabo nyamugabo no wikoma abana umuhanzi yaririmbye ngo ninjye muhungi n'abazi wikoma abana nibyo umugabo nyamugabo ko kujya mu bana agasiga abana se usiga abana ukajya mu bandi byose si kimwe bana nyine reka nkwereke urabona hari umugabo uta umugore n'abana mu rugo hanyuma akagenda mu kabari kuri la brushette bitwaye gutumiza ibyana ikintu kinantera n'agahinda ujya ubona ukuntu bariya abana n'umugore baba bari kwicira isazi mu maso none si cyo ni kibazo icyo barya ariko ntago ari abagabo bose kandi byigise bano bitwaye iki bagiye bakora ni bamwe na bamwe umugabo nyamugabo ntagomba gutuza agomba gukora ibyo agomba gukora ni bamwe na bamwe it's right ariko se buriya ubona ni sawa se ubona kuba umugabo ati inshingano z'urugo akajya gufata amafaranga yose akamarira mu nzoga n'abakobwa n'iki byose ubona biriya bintu birengetse siriya nzoga irengetse tuyinywe aho ngaho nyugo opinion yanjye dore kimeze umugabo urumva wavuye mu rugo akagenda akajya mu kabari cyangwa se akajyana gutwika agafata umwana mwiza w'umukobwa uteye neza akagenda ati niba ari ifishiraho niba ari nk'uko niba ari iki ubundi yashye nta kibazo bafite ariko se kubera iki nta rukundo mu kigi none se urukundo rw'ubutese abagore tubakunda wafata umukobwa ukamuvana nawe utamukunze none se kubera iki abo ngabo buri kujyamo kubuzi neza kusiza umugore mu rugo bitwaye iki basi reka nkwereke ikibazo n'ikindi n'ahantu abantu bamwe na bamwe badatekereza neza sinzi n'ikibazo baba bafite urugero ntabwo numvikana namwe ariko icyo mvuga nicyo dore ngiki kibazo hano kiri urumva wowe yumvisha ko kuba umugabo wese umugore mu nzara ibintu byatari ntabwo ari byahatari man ntabwo ari abagabo se umugore nawe asiga umugabo akagenda akajya mu kabari agatwika n'abandi bagabo cyangwa se akagera gute kuba rero umugabo yagenda akajya kwidefanda gutya ku ruhande yakibonera icyana akavuga ati ibi ni ibiki reka mbikurikirane ese ikibazo ufite ikibazo kirimo nzi story ya nyayo ntabwo ari ngombwa ngo mvuge ngo amazina ngo runaka na runaka oya story ya nyayo umugabo ni umukozi nyine arakora sindi buvuge urugo cyangwa iki umugabo arakora akorera amafaranga yego n'umugore arakora ariko nyine ntabwo akora
yinjiza amafaranga nyine urumva umugabo niwe yinjiza amafaranga already mu rugo ariko umugabo ntabwo ari responsible y'urugo rwiwe. You know what? Amafaranga akorera hafi ya yose yamarira mu nzoga, urumva, akayamarira mu bakobwa, urumva. Ejo bundi twakubitanye imitego ndimo nigendera nitrasiriza mbona sohokanye icyana muri lodge. Ubu niwe wanjye numva. Urumva kabisa. Ikintu kinateye n'agahinda kinababaje ndetse n'ukuntu ushawe afite abana bishwe n'inzara. Ariko amafaranga kandi umugabo arakora. Sibyo? Hanyuma umugore Mirenge ndagira ngo nyumve neza ngewe ntabwo ndi ku ruhande rwawe nta nubwo turi bwumvikane neza uko kumbwira ngo icyo nushaka kubwira ngiki. Urumva ubuzima waho bushingiye ku byishimo. Urumva hanyuma se wo mushingiye ku byishimo niba umugore ataguye ibyishimo mukaturugenda ujya ahandi bitwaye iki se? Nese kubera iki mushaka abagore nese umugore umushaka kubera erega umugore aho ngaho wanze kugenda n'abanya buri muntu wese umugore wabushatse muhe buryo ushaka gushaka umugore cya mbere nibugwiririye ushaka gushaka umugore bwa mbere cya mbere umwibeshyeho kandi umugabo ukuntu ameze ntanyurwa. Urumva ntakumirwa kandi ahageze hose agomba gukora ibyo agomba gukora. Ntabwo rero umugabo azagenda niwe yigiriye bakaba yisohokeye ngo yumve ibintu bimeze nabi umugore yamusize za hehe ngafate reka nkubaze ikibazo kimwe. Urwo rugero nari ndi kuguhereza nagira nkwereke ibintu biri kubera hanze hano hanze mano umuriro uri kwaka se gute nta nubwo nzi n'ikintu kizawuzimya. Abagabo benshi ndetse bamwe na bamwe gusa ndashima abagabo bari royo bagabo b'abanyakuri babasha kuba responsible kuri famille zabo basha kuba responsible ku muryango wabo bumva bahasoringa bishoboka kugira ngo famille zabo zibe safe mbega famille zabo zimere neza nk'uko babyifuza. Ndabashimira salute. Ngiye rero dore nshimira ndashimira wa mugabo utazakenera ikintu ngakibuze ngo nokubera nk'ibiki. Uwo mugabo ni wanjye. Urumva umugabo ageze wese agomba gukora ibyo agomba gukora kandi neza cyane. Uretse nkwereka ikintu giteye agahinda aha ngaha. Ni iki se giteye agahinda kirimo aho ngaho? Umugore w'uwo mugabo nakubwiraga arababaje. Ibaze mani ko nambabaza uzi ko hari igihe mbabaza ngewe nkanumva n'ibintu niba ari biriya bibera mu ngo nta rugero rw'urugero. Ubu se tuzavuga ko ari uruhe rugero mwaduhaye? Ese reka maze nkubaze urambaza iki umugabo bundi we ku giti cyawe wumva umugabo yashaka abagore bangahe? Ngiye ku ruhande rwanjye numva nibura umugabo yashaka umugore umwe. Ngiye mba numva umugabo yashaka abagore bangana n'ibyifuzo bye. Yemba numva yashaka gashaka abagore 1000 ukamera nka Salomo yashatse bangahe? Ushatse washaka n'abasalomo pako wibishije agaciro yumva nyine iri mu bushobozi bwawe. None se kubera icyo wumva umuntu yashaka umugore? Yemba numva niba usanga utereta abakobwa benshi urumva abantu batatu abakobwa benshi mwatangira kubana ubwo uzashaka umugore umugabo hano wose agize icyo ngiye ipro yanjye mifanda ngiyi no ko umugabo aba agomba kwishimisha agakora ibyo agomba gukora kandi neza. None kubera icyo utabona ibyishimo kuri wa mugore wawe wisezerano kubera icyo indimwe zo nitera bwaki indimwe nitera bwaki se indimwe indimwe itera bwaki indimwe itera bwaki nta mpamvu yo kugira ngo icwe na bwaki urumva. Ariko mbaze nkubaze abana uko bari hanze barabazi abana uko bari hanze barababonye aho biri bameze uzi umuriro bafite uzana umugore rero watamuka mu muhanda baraba abantu byo bagenda bareba byo bateye byo bameze ugatuvuga ati ubuzima bwanjye bugomba kurangirira hano. Niyo mpamvu utagomba kwiyima bazaba abandi nese n'abandi basore bahari cyangwa nta abakobwa ni benshi kurusha abasore abakobwa ni benshi kandi ikindi nese niyo mpamvu se Kigali wishe Kigali wishe abakobwa ni benshi kurusha abagabo urumva bafite kandi na gahunda urumva. Uyu minsi usanga abakobwa bafite gahunda cyane kurusha n'abagabo. Umukobwa murahurira ahantu hamwe mukaganira umunsi bakanga tuzagusura ati ndaje. Niba uri umugabo rero wubatse niba ari iki ukabona umwana w'umukobwa ntacyo amwaye uraho ngaho bana n'umugore mu myaka 25 umwana w'umukobwa aguye ati twabikurikirana kuki utamusohokana wawe nawe tukagenda ukamutama kandi ariko ubundi bikarangira mwana mirenge wivuga mirenge ndacyumva imyumvire yawe ntabwo ngende guhuza nawe ngiye ugomba kuyumva neza. Dore impamvu tutari guhuza ni iyi ngiyi nkawe kano kanya nturi umusore ndi umusore ntabwo urashaka umugore yego. Ese mu myumvire yawe urumva uzabigenza ute
urugero sibyo reka tuvuge ko wenda kano kanya turacyashakisha turacyarwana n'ubuzima n'ikini urumva hari mu myumvire yawe Imana iramutse igize gutya Imana ikaguhanagura ivumbi ikagutera icyago urumva utamara urumva akenshi bijyana n'ubushobozi niba uri umugabo ufite ubushobozi urumva ukaba wumva ushobora kwitevera abo bakobwa niba ari ya nkoko niba ari yafi niba ari yacyo ukagenda ukayigura bikaba byakunda ubuse reka nkubaze njyewe umpaye amafaranga nawe ugura n'igihumbi njye nabashaka cyane ibihumbi 5 reka nkubaze ikibazo bitwaye iki kuwa mbere saa 5 kuwa kabiri saa 4 kuwa gatatu saa 8 n'ugupangu rero icyo bitataye mutego urumva ko numva we imitekerereze yawe cyangwa se wenda uburyo uri gutekereza numva we kukubwira ngo reka ngo ushake umugore umwe ngo wite kuri famiye yawe itere imbere ugire gute numva ntabwo ari ikintu kikurimo ese ntabwo kubera erega sinikije gukubira iki urumva mw'iyi minsi byarahindutse mani n'abakobwa nabo bwabo bakobwa tungo turakunda urukundo turabiki nabwo barahindutse urumva umuzanira umukobwa mwiza ko kumwatereta nagabona risheri wawe ukabona ibintu byose ni tayari yagera mu rugo gatangira kujya kwemeza ibyo mubwiye ntabikore nta kindi rero icyo ngicyo gihimisha nta kindi uhita umukorera usibye kuzajya uza wahaze urimo uturimo y'amanyama n'akabenzi n'ibintu wabikurikira uhita wiryamira ugasinzira washaka ukamurika abantu aho kugira ngo agutere stress mbere mwana hari ingo nyinshi zifite stress mu minsi kandi iterwa n'abagore benshi ugashaka umukobwa umukunda ndabiyobewe se urumva wihiriza ibintu byawe wikishakira promesse mwamara gusezerana ukajya mutangira gusereta nta dutandukane ukareba ese umukobwa dushakanyije wundi tubyaranye umwana umwe cyangwa se cyane turanabyara tutari dutandukana ndani n'icyo abantu ariko uziko uvuze ibintu by'abagore no gutandukana n'iki uziko kavuga kake batanyumva warozi ko ari abakire barara muri parikingi mu modoka kandi urumva kandi bafite amaetaje benshi cyane impamvu yikoraniye nizere ko nta muntu wanyumvise nawe hari uko twumva se ibi ngibi ko turi kwiganirira nyine none si ibyo ngibyo ngenze umugabo gutya umuntu yaramutwaye bageze ku gipangu amubwira ati umva yero motari kamubwiza ukuri ntabwo ndi kwishyura umugabo arakomeza ati aturanyishyura umugabo arabwira ati reka mubwize ukuri umuntu waje utwaye tukivaho nkuye ku kabari n'uyu nguyu ugejeje aha ngaha si we ubona amaze guhinduka iyo ndi muri sosiyete yarambwiye ati motari sindi kwishyure kuko umuntu wavanye ku kabari n'uwona aha ngaha imbere yawe nubwo mvuye kuri moto yawe sindi we iyo ngeze ku gipangu cyanjye umugabo afite igipangu bro ni umukire afite cash iyo ngeze ku gipangu mbona hinduye isura simba nkiri wa wundi waje utwara mwaje museka umugore wanjye yaranzengereje ejo bundi namufasha anca inyuma ku buriri bwanjye iyo ngeze rero nuguhita mpinduka nk'intare ni ukugenda nka kwa masinjya mvuga ajya mu kabari saa 1 za mu gitondo saa 2:03 ikintu akora iyo avuye mu kazi urumva ajya mu kazi agatanga saa 12 za nimugoroba akoresha ibigeza kugera iwabo basi saa 8 z'ijoro kugira ngo kuryama ya masaha 3 yonyine mu cyisa ko nibyo agenda ntashobora kurya umva ntashobora kurya ibiryo we ntashobora gufata ikintu kimwe kuko umugore yaramuzengereje bro no kuryama n'abajya barebana kandi ngo ni umugabo mu rugo ibyo byose rero wa mugabo no mubona wasanga afite abana bangana na umugabo no mubona agiye mu ndayi ukabona agiye mu busambanyi ukabona agiye kurya yasohotse yagiye gusesagura amafaranga wowe utaye urugo uzajya ubanza umenye impamvu ni impamvu ugiye muburanira kuko ntabwo man hari umugabo ndetse n'uwo mugabo usanze ari kumwe n'umwana w'umukobwa hariya ariwe mubwira ati fata icyo ushaka kugira ngo yishimishe ibyo bitwaye urumva biteye n'agahinda gakomeye cyane bagore namwe muri kutureba kuri abagore muri mureba Mr Birori icyo tubabwira Birori Talk nicyo tubabwira ngiki twababwira rwose mugerageze mugandukira abagabo umenye ko ari abagabo banyu kubera ko urumva urugero nk'ubu niba umugabo agera ahantu avuga ngo ngewe ubuzima bwanjye bwose ngomba kujya mumara mu kabari umugabo yaryama atari kwinjira mu nzu ndembera ndari muri parking mu modoka afite kadaseri bro afite imiturirwa ako ntagenda gakomeye n'agahinda uzi ko nkubwira umva n'akari none uzi ko bariya abagabo bose tuba turi kubona urumva bagenda mu mabenzi n'amaveti mu muhanda bariya batambuka tugahungabana ngo dore imbyeyi ziratambutse ntabwo wabishimye warundo agahinda karabishe uzi ko agahinda bariya uzi ko hari igihe urumva hari igihe ashobora kukubona urimo ugenda wikinira ka saye wenda
na sheri wawe cyangwa n'umugore wawe mwe mukennye muri kugenza ibirenge akifata gutya atari komana wende akavuga ati basize imodoka n'ibi bintu akifata gutya atari komana wende ndebera abandi nta kintu bimaze byaruta byose nkayibura ko nkabona ibyishimo akavuga ngo ndebera hari amamiliyoni y'abantu benshi badufite amahoro mu mutima kandi ari abakire bro barara barira bose baramutse batonze umurongo bakajya kwivuza ndakubwiza ukuri ko bafasha ukareba mu mutwe wabo ibitaro byakuze ukareba mu mutwe wabo bose nk'abantu 80% y'abantu ubona bameze neza cyangwa se n'abantu ubona bagenda bitewe n'uko nabo bameze ubarebye ukagenda ukabitegereza ibibazo byarabishe man ibibazo byarabishe burundu bafite ibibazo bafite agahinda kenshi cyane noneho ngewe urumva ejo bundi reba hariya urabona hariya Kisiment Sona kari muri quartier commercial iriya ni quartier commercial nyine ejo bundi nyine nari nicaye zone bundi iriya ni quartier yo gutwika urumva akunda kuhurira abagabo hariya no hurira abagabo benshi baje gusohoka amafaranga bafite amafaranga yawe umva se nyine ngutere story ejo bundi nari nicaye nyine arakuntu wicaye uri kuvuga ati fata akayaga nduhukemo gake ahatambutse umugore n'umugabo ubona nyine ntibifashije pe ariko barakundana bafite urukundo ndabura se ngo bari gusangira ikigori waruntu gusangira usanga reka nkwereke hari umugabo wari unyicaye iruhande kwako ni nyine wasanga yariteretse Black Label 60 yari itamitse Black Label 60 ariko yagiye hejuru yaraparitse uparitse ya miliyoni magana hariya kuri salo urabona kuri hari ukuntu salo usanga yuzuye ariko usanga ari wa mukiriya wawe wimena ku buryo utajya kwiyogosheshereza akaba batenemera nagereze n'abandi baza nyuma ategereje ko umuntu wegereje bamwogoshe nta kintu cyandeye agahinda yarababonye kuri nyine ubona abantu bakundana bari romantique ntabwo baba bita ku muntu bareba abonye bagenda bisangirira ikigori bakina bagira gute bafite n'akana kamwe numva umugabo niwe wari uteruye umwana nta nubwo yaranamufite kwa kundi nyine hari utuboro tumeze nk'udukapu baterekamo abana akamwambarira gutya mu gatuza yari amufite mu ntoki bisanzwe baramureba ngo abandi desi barishimye nyine nibyo ibaze umuntu aparitse imodoka 80 ariko yagiriye ishyari abantu bari yagiriye ishyari abantu bari gusangira ikigori cy'ijana bro ikigori cy'ijana wasanga neza baba batabishyuye bari kugenda n'amaguru kandi undi aparitse veti ya miliyoni 80 miliyoni 100 no kubera ko nta rukundo nyine n'ibyo ubuzima urukundo imwe iminsi ubuzima bwarahindutse umuntu asigaye ashakira ibyishimo ahantu bitari abantu bafite ibibazo byinshi abantu bafite agahinda kenshi akenshi baterwa n'abana ba stress natekereza ukunze umukobwa uramukunze murakukundana n'umwana mwiza kumbi warimo aragutagetinga ati nitumara kubana uriya mujama afite akabotike afite akabotike afite akarimantasiyo afite cyangwa se agasaro afite wenda ka business nimara kukicaramo fresh namaze kumutera ujiga twagiye mu murenge twamaze gushyira sinyatero gataro kashangamane ku kuboko namaze kugira kimwe cya kabiri cya biriya bintu nzigira uko nshaka harya rya tegeko bari barimo ubundi umugore baravuga rya tegeko barimo bavuga ba propose rya divorce imyaka 5 byabaye confirm cyangwa biracyari yabashaka kuba biciye mu ntuza bikiri kubyiga biracyari guprocessing baracyari kubyiga ariko se sewe rero ubundi rege igisubizo rero ubundi ibintu byo kubana ngiye kujya kubana bya mariage bazakora ibintu bimeze nk'iburayi bavuge bati bon nama contract usinya n'umuntu umwaka umwe ibiri nibigera mu mezi 15 uzi neza ko hasigaye amezi angahe ujye mubwira ati utangira umujudging yes okay ni birori the talk nizere ko mumeze neza rwose umva mana yanjyewe ntabwo bishimisha kubona umugabo utishingano z'urugo akajya kumarira umutungo mu bandi bakobwa hanze cyangwa se akajya kumarira umutungo mu bindi bintu hanze asize umugore n'abana bari kwicira isazi mu jisho ntabwo bishimisha pe Mirenge we arimo arabadefana njye ntago mbadefana nta miyaga mbashyiriramo njye icyo nemeza cyo nanjye Mirenge personality yanjye Mirenge icyo nemera cyo personality yanjye Mirenge nemera ko umuntu wese agomba kwishimisha agakora ikintu cyose yashaka kandi kimunejeje okay it's right agomba gukora ikintu ashaka kimunejeje ikintu kimuhesha ibyishimo none kubera iki wumva aho ngaho bereyeho kubabaza umutima w'umwana w'abana none se kankubaze ukeka ko urabunga bari igicucu cyo gukora biriya bintu erega ikintu bita ibyishimo umuntu wese ku isi urabanza ukireba nyuma ukareba inyungu z'abandi ese bus like ntabwo wa treating umugore wawe like how she can make you happy ibyo nibyo ariko dore sije zihari
umugore wawe arigiye mwana nibyo naguraga nti indyo imwe itera bwaki urumva umugore wawe ashobora kumukora ibyo byose ariko abantu dukenera akarusho ikindi abagabo tugirira na mama wawe barabana kano kanya barabana none se niba bafite babana kano kanya urumva ni muzehe na umukecuru n'umusaza nta kintu ukuramo ariko ubuzima bwarahindutse mwana busa nk'ubwa kera urumva kera ko bakundanaga no babagaho rega n'ibishuko biranzanga nugira ngo biroroshye urumva uyu munsi wa none utembera ari mwana w'umukobwa kubera ku myaka 16 15 ugifite imyaka 19 atangira kumva ko yakuze bivuze ngo ibintu bitangira gake gake nyine bitangira gake gake ku mwana ukiri muto ahantu usanga umuntu afite 15 cyangwa 14 16 ugasanga yatangiye kujya atekereza ko uyu munsi wa none ahantu bitandukanye na kera ibintu by'imico byarahindutse umuntu asigaye abaho mu buzima buri hanze sibyo umwana atangira kumenyera ibitekerezo by'abantu bakuru kubona ibintu abantu bakuru bakora no kubigerageza ku myaka mike kera umuntu yabaga umva abo bamuvugana ba papa bakorega mu miryango ariko buriya so kubera gukoresha media cyane social media zaraje urumva ikindi abaturage babaye benshi ariko n'uburyo bw'ubuzima bw'imbere bwarahindutse uyu munsi umwana atangira guhiga amafaranga gukenera amafaranga kera warigaga man ukarinda urangize kwiga utarakenera amafaranga menshi uyu munsi none utangira gutekereza ibintu by'amafaranga ko mushaka kuba umuntu ufite amafaranga ku myaka ya 15 16 ibyo bitekerezo byo gutangira kujya mu buzima bwo hanze n'ubwisirane bya bindi bitangira kurura abantu ugasanga umuntu ararutse none se Mirenge akaba ariyo mpamvu abagabo b'iyi minsi cyangwa se wenda abakobwa b'iyi minsi cyangwa se abagore b'iyi minsi bagera mu rugo ugasanga ntabwo babashe kuba satisfiye ku bagabo babo noneho bigatuma babagabo babaca inyuma babata bikamera nkaho kuba umugabo abana n'uwo mukobwa ameze nk'ubana n'ikirura mu rugo niyo mpamvu kubera ko badashobotse ese ni abakobwa badashobotse cyangwa ni abasore badashobotse njye nemera ko abakobwa badashobotse mpamvu nemera ko abakobwa badashobotse ushingira ku ushingira 90% y'ingo zisenyuka ngiye nkurikije experience nabonye iterwa n'abagore gute ariko umugore we ubundi kera yari mutima w'urugo biterwa gute none ubu ngubu yabaye iki abo ngubu ntabwo nabimenya sinagisobanura mfite gusa uzabimenya nushaka ingo okay simbizi neza gusa icyo nikugura ngiki abagore urumva impamvu yindi ndikuga kuri yanjye kuvanga impamvu abagabo basohoka bakagenda bakajya gusinda bakagenda amafaranga yose bakureye bakayamarira amafaranga niba ari imishahara yabo ugasanga hari abana bakobwa nabo barayikegeta ugasanga amafaranga yabo bose bari kugenda bayatanga mu kabari bari kuyatanga ndikubwira ko iyo poe ivuga ibyo ngibyo ndikubwira yuko impamvu bayikora urumva iya mbere ubuzima ushingira mu kwishima niba nta byishimo ubona mu rugo iwawe ntabwo ugomba kuba ntiwavukiye kuba ugomba kubishaka niba umugore wawe atakigushimisha ari kugufata nabi ari kuguca inyuma ari kugira gute aho ngaho si ufite ngiyi myonyine no gushaka uryo n'ibyishimo bro okay it's alright nizere ko aba mama ababyeyi muri gukurikira nibicare bige mama n'abagore bamenye ngo abantu muri gukurikira bamenye ngo niba uri umugore ukafata umugabo wawe aguca inyuma n'urugero cyangwa se ukabona umugabo amafaranga ko atayazana mu rugo banza umenya ngo hari undi mukobwa ungana n'uwo mwana w'umukobwa ufite mu rugo rimwe yari umugabo niba ahembwa amafaranga 200 ukabona nta n'igihe cy'icumi azana mu rugo kubera deni rya banke mufite umenye ahantu biri gupfa hari ahantu mu kabara kubera ko agenda bamukubita fagitire nka wa mwana w'imyaka 20 ukwezi hari ati umugabo yahembwe uyu munsi hari umwana w'umukobwa wowe icyo gitenge atakugurira izo nkweto atakugurira sibyo iyo myenda myiza izo kete ashiguha hari umwana w'umukobwa agurira iPhone ahindura version uko version ije asukuriza imisatsi ya buri munsi agurira ibyangwe bigezweho amakeci meza amasakoshi asohokana ahantu heza bro ubayeho muri high five star life bwa buzima bw'abantu ba miliyoneri bivuze ngo rero za desa zawe mujya kuzihembwa yamaze kuzimara bivuze iki rero Mirenge ikintu bivuze nuko abagore cyangwa se abamama b'imisi cyangwa se n'abakobwa mwite ku bagabo cyangwa mutangire mwiga ikintu cyo gutanga ke yego uri umugabo ni nk'umwana
umugabo ni nk'umwana uko bufashe umwana ntago asaba ibirenze akwatse amafaranga niba menshi cyangwa se mwana kuko ubona amafaranga aranyurwa umugabo nawe uko ugenda umutreatinga step by step slowly by slowly agenda atuza akajyamo niko ugenda umufata mu ntekerezo bya bindi ngo byo kwigira ikasha byaba ngo amaze kugera mu rugo none mwamaze kubana mwamaze gusinya ku mirenge ngo twarasinye ibiki ngo ubuse ngo ubone ngo ndamwita ngo abana b'abakobwa kandi nibutse akantu abana b'abakobwa bazawukosora uko dushobora gusanga usibye no kuvuga wenda ngo ni ingeso y'abagabo wenda ngo ntibanyurwa mu kanya dushobora kuza gusanga n'abagore nabo bafitemo uruhare kugira abagabo bajye kumarira amafaranga hanze cyane rwose cyane pe urugero reka nkubaza ikibazo kimwe ngewe ukuntu nyine igitsina gabo twiyize umugabo yaratashye sibyo akigera mu rugo uramusuza ati mugabo mwiza ati sheri wanjye wiriwe gute umeze neza basi niba afite akabagura kamwakira ugashyira hariya uramufata umukuriyemo ikoti wenda urishyize hariya ahubwo ati rwose mwicara n'umugabo mwiza reka nkuzanire udusiripu umukuriyemo inkweto umushyiriye hariya uwamukoreye ibyo bintu harya aragucika nyine se ibyo nakubwiraga yaragucitse nugenda ugatuza ngo wamaze kugera mu rugo ibintu byose ngo wamaze kubishyira ku murongo wamaze kuba muka runaka ngo wamaze gushyira ibintu byose ku murongo wamaze gutuza umugabo naho azajya mwarasezeranye ntimwashwana waramufashe iyo mikino uzakomeza gukina azaza umwana w'umukobwa mukosore azamukora mu ruhare babita abana b'ikinyarwanda umwana azana imyitozo n'amasomo yavanye hanze azana amasomo avanye i Burayi amukora ahantu hamwe gusa umugabo ahita avuga ati ubwenge bwanjye ndabutaye aha niho ngomba kuba Imana yaramenze ubwo ni gute nabanye n'uriya muntu iryo somo rero ariko we ngo bishobora ngo bamwe bashobora kuba bifata nk'agasuzuguro cyangwa se kuba babona bagiye kuba abacakara b'abagabo babo ngo koza ngo umugabo umukuriyemo inkweto amuzaniye ngo siripa nutabikora rero sasa nutabikora ni hahandi uzabikenera n'ibyo ubirye nta munyu nugiye imanuka nabibona biraho because ntago umugabo azahora yishingiye uwo muntu azava mu kazi ibaga agenda irambike kwa mukobwa cyangwa isigaye ku kazi ahita amubwira ati duhurire ahantu kuri bare basangira agafi n'agafiriti birira inyama nawe usigara mu mandazi utegereje umugabo araza kuza mwayure mu kisaza mu jisho akubita umuceri na dodo muryame umukobwa n'amashitaguna amanyama kandi ahembwa azamagana ngahe ikizakora no kwishyura inzu gusa nunareba nabi rero mirenge rero ubwo no kuvuga ngo birahita bituma tuza gufata ibijyanye na keya rimwe nyine uburyo treating amorayika umugabo ku buryo atagucika nyine urumva aho ngaho bivuze ngo ikintu bivuze aho ngaho niba uri umugore mu rugo ugashaka kwigira uwadanje ngo ntabwo urabasha guhereza kuri umugabo wawe gerageza umukorere kwa tuntu tumwica mu mutwe tumurangaza umugabo ni nk'umwana tumuyobya ntago bigoye umugabo ni nk'umwana kwa tuntu tumukorera uduserivisi tworoshye cyane utujeste utujeste kajeste kawe mo bebe ndagukunda urukundo iki umufate neza umuririmbire niyo mpamvu namuterure umwoza ibirenge ibyo bizatuma agira gute umwoza ibirenge sibyo se ariko abakobwa bari hanze urabazi ubu nyine nk'ubu wafata ikirenge ngo sheri ngo nyoza ibirenge ku mwana uri hanze ahangaha sikeya se ujya ubabona okay nutabikora sasa nutabikora rero umugabo azambwira ati sheri umva mvuye mu kazi nkumbuye kunyogereza ibirenge mu rugo sindi bugeyo hari umwana w'umukobwa uzabikora nk'akazi urumva my friend ba mama muri kutureba abakobwa muri kutureba kuri Birori The Talk abantu muri gukurikirana iki kiganiro cya Birori The Talk nta mugabo n'umwe uzigera akwingingira kumuha keya ibyo ngibyo byari bya kera ibyo byari bya kera hari bya kera umuntu agitinya gutandukana n'undi urumva singubeshye abagabo bitewe na stress bafite zo gushaka life zo gushaka amafaranga ufite stress y'amafaranga ufite stress y'ubuzima ntabwo ufite stress yo kurwana n'umugore urumva no ubuzima bushingiye ku mahitamo ubuzima bushingiye mu kutigora wavunwa n'amafaranga wayihirinze wahize washakishije ugeze gute ujye gushyira na stress kujya kubwira umugore ngo mbaromeke yango mbonyoze ibirenge nana byangu ryamusinzira uwo mwanya sukuye he birasa naho nta mwanya ugiye ari wo kwinginga muri monde ya digitale hari ikintu cyose gikora
cyikora automatique. Birasa naho nta mwanya ugiye ari wo kwinginga abagore ngo bimenye ko ari ngombwa ubikore n'utabikora, bimenye ko ari ngombwa ubikora n'utabikora nk'uko ushake, hari uzabikora nk'akazi kandi agutwara ibyo rubona. Ari kano kanya turi ku blaminga abagore cyangwa se abamama bubatse bafite ingo, abagabo bo noneho nabo batita ku bagore kuko nabyo usanga hari ibintu wenda abagabo nabo umuntu yabagarukaho kuko abagabo nabo ikibazo bafite nabo ntabwo ari shyashya abagabo nyine nabo hari abakora amafuti, ugasanga umugabo nta kintu abuze iwe mu rugo ari iki, ariko ugasanga yabaye umuntu watwawe ingeso z'ubusambanyi, ingeso z'uburaya, ingeso zo gucinya umugore we, nta kintu ahira urugo, nta cyemeze nk'umuntu uri kubahima nkaho bafite undi muntu uzaza kubikora. Icyo nacyo uwo mugabo nawe turamugarukaho, uwo mugabo nawe akora amakosa kuko niba umuntu umukundana ukamushaka mukabana mu rugo, umutesheje ubuzima bwe, umutesheje ubuzima yabagamo, muzanye mu rugo kugira ngo mubane nk'umugore, afite abana, afite icyo agomba kwitaho, menya ngo amafaranga wahembwe uraza kwita ku rugo. Ariko nanone nubwo abagabo nabo hari umuntu wa blaminga gutyo ku ruhande ngo bafite amafuti, ariko umugore menya ibyo ugomba gukora. Hanyuma ujya ubona ba bagabo bifunga utwana twa 18, harya 18 dukoremo 18 dukoremo bizabata mu 18 barimo, bizabata mu biti 18 niho tugiye kujya 18 dukoremo. Abagabo baragira bati ngiye umugore tumenya imyaka 33 40 tugize imyaka senkane bimaze kurangira, ndishyira kandi kana gato ka 18 kazajya kamfasha kangora massage kangora umugongo, n'ubundi umukecuru yarahinamenye nta kivuga nashigira ate ndashaka na gato ka 18 shaka zajya kabikurikirana. Okay, ubwo rero abantu mukurikiye Birori The Talk, ko ari na byiza kuba umugabo yajya kumarira imitungo mu bandi bakobwa cyangwa kuyimarira hanze size umuryango we, ariko twasanze n'abagore namwe mubigiramo uruhare cyane kuko buriya uzi ko ipusi subona aka gapusi gakunda amata, iyo wagahaye amata ntabwo kava mu rugo kajya hese. Mubahatekeya murebe ko mwebo wahekeya murebe ko mubahatekeya murebe ko yakubiza ko azajya ava mu kazi ya mbere ari mu rugo. Mubahatekeya murebe ko bagenda n'agacupa nanakagura, ubwo ngubwo n'agacupa nanakagura azajya kaza kamwere mu rugo mugasangire, nakenera gusohokane ubundi nyine bigenda neza. Amurimbire masheri nkunda mukobwa utemituze cyane rwose, umva mumere nk'abana bato mukinira imikino ya ndetse nk'abana butubu. Ubwo rero bivuze ngo igituma abagabo bata abagore babo se nuko baba babuze keya mu rugo. Niyo mpamvu nyine navuze ibyishimo. Ubu dukofurime ko kuba umugabo yifata akajya kumurira amafaranga yakoreye hanze cyangwa njye navuze ibyishimo ariko navuze mu buryo bundi. Navuze ngo abenshi bagenda kubera ko abagore bazengereje kubera ibyishimo. Hari n'abagore badashobotse hanze bro, hari abagore badashobotse hanze bagera mu rugo akigira akajya yakumva yaragufashe, yakumva ibintu byose nawe ntugomba kuvuga. Gusa nyine twavuga ko nuva ko n'abagabo bafite bakora ibintu bitari byo, ugasanga nta kibazo afite, ibyo byose umugore amufata neza, ibyo byose akabirengaho kubera ingeso uwo nawe kumugaya. Twavuze ko ibyo ngibyo akora nawe tujye kubisa uwo nguwo ibintu bari gukora si byo. Ikibazo barimo yihima kandi umugore nta kintu yamwimye. Umunsi umugore yamuhagurukiye nawe azasara ahubwo. Ariko uremera neza ko hari umugabo ushobora kumara ayo mafaranga akayamarira hanze, akayamarira mu bandi bakobwa hanze mu mahoteli n'ibiki, wa mugore wiwe urumva wa mugore we nawe akajya aho ngaho akabirebera. Uzi ko hari igihe finali bicuza we cyane, haraza akavuga ati hari igihe birangira urumva hari ukuntu umukobwa hari umugabo nabonye ari gusembaza umugore yapfukanye avuga ati mbabarira sheri wanjye, mbabarira nakoze ibintu bitari byo, nagize gutarika uyu munsi nagarutse, ibyo nivugusemo ibyo nivuyanzemo byose ntacyo byamuritse byo kumara amafaranga no kunyandagaza ndagarutse. Hari ukuntu umugore aba akurebera hariya, buriya abagore babika byinshi cyane kandi arakureba akakwihorera, arakihorera akakumedita nyine n'abanyabwenge niho babera danje. Arakureba akakwihorera. Ubwo bivuze ngo abenshi mbega mu kiganiro kindi tuzakora tuzaza tubabwira ukuntu cyangwa se ukuntu hari abakobwa bahagurukiye kugira gute kuzisenya. Tuzaza tuganira ukuntu hari abakobwa nabo
nta kindi kintu gitekereza, urumva ntagishaka gukorera amafaranga, ntagishaka kwicara iwabo, ntagishaka umusore umutereta, akeneye umugabo, akeneye ibiki, yirirwa yitoza kata tekinike zose zo gutera umugabo ufite umugore wundi kugira ngo amumwambure. Izaba next case study. Tuzaza tubabwira ukuntu ziriya benzi mubona mu mihanda batwara za buri munsi, ari amafi mubona, ari amafoto bafotoza muri za Dubai, tuzabwira uburyo ukuntu ari ya mafaranga wowe w'umugore uri aho ngaho, wowe madamu ushaka gutanga keya, wananiwe gutanga keya, aho nibereye birori de toke turahari, turatangiye ntidutangiye. Amahoro y'Imana abane namwe, reka dusubire mu kindi kiganiro, turaje tubabwira ko rero iyi ni ibirori de toke, ni content shasha twatangije, ni about de toke, tuganira ku bintu byinshi bitandukanye, tuganira kuri topics zibaho mu buzima, tuganira ku ngingo, tuganira ku madeba y'ibintu byinshi bitandukanye tubona hano ku isi. Ikintu cya mbere ko tugomba kubaka sosiyete yishimye, purpose n'indi ni sosiyete, no kugira ngo duteze imbere sosiyete. Tubabwira kandi ko mukomeza mukore subscribe, cyatangira mukore subscribe, comment, share na like. Bye bye, kuri birori barinde. Umva turaje ejo bundi mu kindi kiganiro tubereke ukuntu ziriya modoka mu muhanda z'abantu b'abakobwa abenshi atari imitsi yabo, muraje umenye ikishima, amafaranga wirirwa utegereje umugore mu rugo, iri iPhone wabwiye umugabo kugurira ngo wananiwe gutanga, ikabishize ndaje ngusobanurira uburyo uriya mukobwa uribona nawe ifotozanye n'iriya modoka, ari wo muri wa mushara w'umugabo wawe. Bye bye.